Seti. Nyungura Seti dusuye hano ku byamamare.com. Ese ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nkora umuziki, nibwo natangira igihe gito nkora umuziki w'injyana ya hip hop, umuziki nyarwanda. Ukora umuziki nyarwanda, ese umaze igihe kingana iki mu muziki? Umuziki mazemo kingana n'imyaka 2, iburaho nk'amezi 2. Mu myaka 2 umaze mu muziki umaze gusohora ibihangano bingahe? Mu myaka 2 maze gusohora indirimbo za audio zigera ku 8 na video zigera muri 3. Video zigera muri 3, ariko hakaba hari indi iri hafi gusohoka nayo ya 4 mu minsi mike n'ubwo mu kwezi irabonetse. Izo ndirimbo se wabasha kuzitubwira kugira natwe tuzimenye? Nasohoye indirimbo ya mbere nabanjijeho yitwa Ejo Nzaza, ya kabiri yitwa Kigali, iya gatatu yitwa Ni Wowe, iri mu nzira nayo sinzi nimba ari ngombwa ko mbabwira izina ryayo. Nimba ari ngombwa ndarivuga niyo oya ntacyo nayo wahitubwira. Yitwa Amabengeza, ni indirimbo nakoranye na Gisa cy'Inganzo nayo iri hafi. Utubwiye indirimbo nyinshi, iyo uririmba cyane wibanda ku ki? Iyo ndirimba cyane nibanda ku bintu bibiri, nibanda ku buzima busanzwe ndetse nkanirimba n'indirimbo z'urukundo. Nk'iyo Kigali ni ubuzima busanzwe naririmba n'uburyo nkunda Kigali cyangwa mbona nikunzemo kandi mbona ari nziza ifitiye akamaro benshi, ndetse n'izindi nka Ejo Nzaza z'urukundo. Kuki ukunda kwibanda cyane ku ndirimbo z'urukundo? Mu ndirimbo zose uvuze ufite harimo indirimbo imwe uririmba ku buzima busanzwe, ubwo birumvikana yuko wibanda cyane ku rukundo. Ese ni ukubera iki ukunda kwibanda ku rukundo cyane? Ese ubona ari iyihe mpamvu abahanzi benshi cyane cyane mu Rwanda bakunda kwibanda ku ndirimbo ziganisha ku rukundo? Wenda reka nihereho impamvu wenda nibanda cyane indirimbo nyinshi usanga harimo ziri n'injyana z'urukundo. Wenda biba bitewe na inspiration nkunda kugira cyangwa mu buzima bwanabayemo. Nk'indirimbo arenze Ejo Nzaza ni ubuzima, ni story yabayeho yiririmbaho, ndetse n'izindi ndirimbo nyine ndeba ku mastori y'abandi basore bagenzi banjye cyangwa abandi bakobwa dukunze guhura, nkabona ubuzima bubaho bugatuma ngira inspiration. Nanone buri muhanzi aririmba ku njyana bitewe na inspiration akunda kugira. Iyo akunda kugira inspiration z'urukundo bizaririmbaho cyane. Niyo mpamvu cyane wibanda ku rukundo. Ese hari usibye ubuzima busanzwe cyangwa se n'izo ndirimbo z'urukundo wibandaho, hari izindi njyana uteganya kuririmbamo? Ndimo ndashaka gutangira gukora injyana zino indirimbo za gakondo mu minsi iri imbere. No muri studio harimo indirimbo imwe nayo nisohoka nayo nzayina mu byamamare.com. None ni iki uteganya mu minsi iri imbere? Uri gukora umuziki, ariko umuziki uri gukora ntabwo umuvuze yuko umaze imyaka mikeya cyangwa se imyaka itari myinshi muri uyu muziki. Ni iki uri guteganya kugira noneho uzamura umuziki wawe ugeze ku rwego ruhambaye? Ndimo ndateganya gukora ibikorwa byinshi bishoboka kandi byiza. Ni ukuvuga ndashaka gukora indirimbo nyinshi kandi nziza, amavideo meza, kugira ngo nanjye ntere imbere, abakunzi banjye batangire babone ko ndi gukora. Urumva ko cyane cyane ni indirimbo nziza nshaka gukora ndetse n'amavideo meza, kugira ngo mbashe kugaragaza ko nshoboye wenda cyangwa ntere intambwe yinda, mva ku intambwe ndiho ngere ku indi ntambwe. Ejo uzanyumve muri Salax Award, wenda nzagere no muri Guma Guma. Urumva ko mfite intego, kuko nta kintu wakora udafite intego. Mu ndirimbo zawe zose watubwiye, hari indirimbo waba ukunda cyane? Zose ndazikunda, ariko iyo nkunze kuririmba n'igihe ndi mu rugo nkunda cyane Ejo Nzaza. Ejo Nzaza niyo ukunda cyane? Bitewe n'uko ari story yambayeho yanjye mu buzima busanzwe. Buri gihe ndi mu rugo nkunda kuyumva kandi nkunda yiririmba cyane. Niba atari ibanga se iyo story wavugamo gake? Iyo story Ejo Nzaza, nari mfite umukopine namusize mu cyaro, nza mu mujyi. Ngeze mu mujyi nari mfite akazi ahantu, akazajya nyandikira mpamagara atese kutagaruka bitewe n'ubushobozi buke nari mfite, nkamubwira Ejo Nzaza, Ejo Nzaza. Bigera juste nza kugenda, ariko narinjye mw'icyo gihe ntaragenda mbwa Ejo Nzaza n'indirimbo za kuyinde. Mwarabonanye se? Exactly. Niyo mpamvu twarabonanye, n'indirimbo arayikunda, yanayikunze mbere yuko magera. Twarabonanye.
njya mbona ijoro ritamurutse ngashiduka n'umuseke utambitse na wa musambi nawo nkumva urahize nkaguhamagara nkubaza uko waramutse ngutekereza kenshi njyanye ndi muhira nkabura ibitotsi rwose singoheke harageze nkubona indoto nzisoze maze n'amarira warize nyaguhoze. ndumva nziza cyane. dusoza wenda ni iki wabwira abakunzi bawe ese ni iki wabwira abakunzi ba muzika nyarwanda bateganya kumva ibihangano byawe? icyo nabwira abakunzi banjye ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda bagakwiye gushyigikira umuziki nyarwanda ndetse n'abakunzi banjye bakanshyigikira nkabasha gutera imbere nanjye nkagera ku rundi rwego nifuza kugeraho mbifashijwe n'abakunzi banjye. sawa urakoze. ndetse niba hari ikindi ufite wakongeraho? icyo nakongeraho no gushimira ibyamamare.com imikoranire myiza nkora ngirana nayo kandi nkaba nifuza ko mu minsi iri imbere twakomeza gukorana neza. Asante sana.